Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenge. Imana yacu nziza y'urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera tugirire ubuntu, Mwuka wawe wera yende ku byawe, abiduhishurire, anadushoboze gusohoza icyo wadutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mwifato ukwiye abajya mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi rero wa gatatu turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 12:35 na 36. Haranditse ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza sebuja aho agarukira avuye mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Imana yacu tugirire neza. Muri byinshi twumvishe muri 20 hari ibintu bibiri nifuje kugarukaho. Guhora dukenyeye kandi amatabaza yacu agahora yaka. Imana yacu tugirire neza. Guhora dukenyeye bivuze guhora twambariye ibirori. Donc gukenyera kuvugwa nyine ni gukenyera nka kuriya mu birori ababyeyi bambaye nyine bakenyeye. Muri Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo dressed ready for service. Donc kwambara nk'utegereje ikintu runaka kigiye kuba. Imana yacu tugirire neza. Umwambaro mwiza uwo Bibiliya ivuga dukwiriye kuba waratwambaye ni imirimo yo gukiranuka. Bivuze ngo mu gutegereza Yesu Kristo, umwifato ukwiye abajya mu gihugu cyo mu ijuru bakwiriye kuba ari abantu bahoze bambariye uwo munsi wo kugaruka k'umwami Yesu Kristo, bambaye gukiranuka. Mbese ku byo gukiranuka bagahora babyambaye babyikwije. Imana yacu tugirire neza. Bagahora biteguye uwo munsi. Impamvu yo guhora biteguye nuko batazi umunsi cyangwa se isaha. Imana yacu tugirire neza. Yesu wacu azaza atunguranye. Ntabwo tuzamwitegura ari uko aje, ahubwo tugomba kumwitegura mbere kugira ngo ubwo azaza azasange ko twari abantu biteguye kuza kwe. Imana yacu tugirire neza. Mujya mureba mu birori by'ubukwe iyo dutegereje ko umugeni aza, nk'iyo bamaze gusaba, ndavuga muri dote, umugeni bakamubemerera, mwese murategereza mukavuga ngo araturuka hehe, araza yambaye gute, araza asa gute. Uko niko natwe dutegereje Yesu Kristo ko ari buze kuza, dufite amatsiko yo kumubona. Abantu mwese mu bukwe muba mwicaye mutegereje uwo mugeni kwaza. Uko niko natwe tumeze. Nta witegura, nta wambara imyambaro y'ubukwe ari uko umugeni ahageze. Oya, ahubwo turabyambarira tukicara mu mwanya ukwiye, tukabaha akwiriye, kugira ngo ubwaza tuze kumwakira uko bikwiriye. Uko niko natwe dukwiriye guhora twiteguye, twambaye gukiranuka, kugira ngo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza tuzamusanganire. Imana yacu tugirire neza. Ikindi cyo cyari cya mbere cyo guhora dukenyeye. Icya kabiri nk'uko nabivuze ni ukuhora amatabaza yacu yaka. Kwaka kw'amatabaza bivuze ngo dukwiriye guhora turi mu mucyo wa Yesu Kristo, kugira ngo ubwo umwami wacu azaza ntazadusange mu mwijima w'ibyaha. Abantu Yesu azasanga mu mwijima w'ibyaha ntago azabamenya. Imana yacu tugirire neza. Bazahezwa hanze aho hazaba umuborogo mwinshi. Imana yacu tugirire neza. Abantu Yesu Kristo azaza akamenya akabatwara, n'abazasanga mu mucyo bafite amatabaza yaka. Imana yacu tugirire neza. Uhore wambaye gukiranuka, uhore wambariye kugaruka k'umwami Yesu Kristo ubyiteguye, kandi ugume mu mucyo wa Yesu Kristo. Wirinde ikintu cyakujyana mu mwijima w'ibyaha, mu byo uvuga, mu byo utekereza, uko wambara, uko ugenda. Aho hose hashobora kuba intandaro y'uko umwijima w'ibyaha ukwinjirana. Bityo ube maso, ukongeza itabaza ryawe, urihozemwe amavuta, kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo azaza agusange mu mucyo we, kandi wambaye imyambaro myiza yo gukiranuka. Urakoze cyane. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Uhora umwiteguye, uhora ukenyeye, kandi itabaza ryawe rihore ryaka. Uba amahoro. Yesu aragukunda.